ibice 40 umurongo wa 4 umva uko havuze. Haravuze ngo noneho rero uyu munsi ku cyumweru ku itariki 23 ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Sinzi niba byumvise. Ndakumvishije. Noneho rero we Chantal na Kanyarutoki n'Izabiriza na François na Jean Paul na Tuyisenge na Jadamuru na Nyiramariza na Nyirakabetezi. Noneho rero uyu munsi ku cyumweru mu masaha ya 9 hafi na 50 zishira 10 umvuka ijambo ry'Imana rivuze ngo ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende. Yego. Nushaka gukizwa, nushaka gukorera Imana uzukizwe ni nonaha. Icyitonderwa ikintu cya mbere gikomeye biravuze ngo nzakugirira neza. Cyo ni icya mbere. Yego. Ikindi cya kabiri biravuga ngo ariko nudashaka ko tujyanayo urorere. Nudashaka gukizwa nabwo ubireke. Agahato. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye abari hujya nimuvuge ngo amen. Amen. Intego y'ijambo nakuzaniye ni ukugira gute? Kubohoka. Amen. Kugira gute? Kubohoka. Kugira gute? Kubohoka. Ijambo riravuze ngo kubohoka ni ryari? Nonaha. Kandi abahoka umuntu warugize gute? Warubashe. Amen. 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 Habahoka umuntu warubashe. Umuntu atabashe ntabwo yagira gute? Ntabwo yabohoka. Ushobora kuvuga uti ko ntabashe se ndabahoka iki? Ndabizi abantu b'abatipe bariho bahita babizanira. Reka mbenyisha izanga ngiye kuyikora. Nanjye ndabagirinda mwana. Abantu bashobora kuvuga ngo ngewe mbashwe n'iki? Utabashwe n'amagambo abashwe n'ubusinzi. Reka da. Utabashwe n'ubusinzi abashwe n'uburaya. Iyo nayo ni iminyururu. Yantuza we. Utabashwe n'uburaya abashwe n'amagambo. Iyo nayo ni iminyururu. Dore ubu bamwe hagaha barimo kuvuga ngo ni murebe wa mugabo byayobe. Iyo nayo ni iminyururu. Ntabwo ibi bintu byatuyoboye. Oya. Nishaka kukubwira Imana ishobora bingahe byose. Ndakubwira ko mvuka kwa Rwatambuga na Nyiramarenga. Reka bundi Imana yanyiciye umwaka injyana Dar es Salaam. Yes mwana. Yego. Abo twiganye ntawe urarenga Kigali. Uwarenze Kigali yagiye Tumba. Mas. Njyewe nambukiye gato navuga ngo sawa. Nongera kwambukira ku Rusumo. Tayari. Ndongera nambukira igatuna. Yes. Nongera nambukira aho bita kucyanika. Wayumvise imipaka narenze? Amen. Nongera nambukira Bugesera. Ngiye i Burundi. Kuvuga Imana ishobora bingahe? Amen. Noneho rero nasomye ijambo rirambwira ngo abantu bazi Imana yabo. Abo ngabo bakamenya aho yabakura. Abazi Imana yabo. Abo ngabo bazagira guteza. Amen. Ntabwo ari Imana twahuriye nayo mu bijumba. Iyo bishize uraseba. Ntabwo ari Imana twahuriye nayo mu myenda. Iyo imyenda imbabazi iriye uraseba. Ahubwo abantu bazi aho Imana yagize guteza tutuye. Abina. Mbajya we. Reka nkubwire Imana ishobora bingahe byose. Ikibyimbye n'igishaka kimeneke maze nduhuke. Iyi Mana kubera ko yitwa Imana ishobora bingahe byose. Nigeze kunywa akabuni ka kanyanga ngasangira n'uwitwa Ivode. Ni amahirwe. Ayiwe. Akabuni turakanywa tumajije kukanywa turya ihene yose y'ingumba. Oya da. Naryamaga ku rutare rw'amahango y'imiyenzi. Iyo imvura yabaga ihise hanze nibyo iwanjye yabaga ishotse. Karabaye. Mpamvu ugiye ngo wari waratagangaye. Sawe waratagangaye mwana. Iyo nageraga mu isatere iwacu bitaga muri gare baravuga ngo ni muhunge shitani araje. Ibitutsi muzi n'ibyo mutazi byabaga mu kanwa kanjye. Ariko nasomye ijambo rirambwiye ngo abazi
yawe, abazi Imana yawe, abazi Imana yawe bazakomera, bazagira bate, bazakomera, bazagira bate, bazakomera. ntabwo bazatinya Yesu. Abantu bazi Imana yakize gute dukwiye bene nkubwire mwana uhoraho ari amahoro yawe, ni uhoraho hari ibyishimo byawe, komeza inzira watangiye wicika intege, nanone wahisemo neza, nyagasani muri kumwe. Sawa baba tipe bafashijwe, tujye tuvugishanya ukuri, tujye tuvugishanya ukuri, tubwizanye ko mu mahanga yose yubaha agakora ibyo kugira gute gukiranuka. ubwo ndirimbye nabi namwe mukamininiza neza mugasoma, ariko mwumva n'ijambo ry'Imana ongera ugasoma ntacyo bitwaye. uretse itonde ntuzabwire umuntu ngo reka iki ngiki Imana itaramwemeza kukireka. Suko se aho kantu uvuze gutya urabyumvise jama? ntuzabwire umuntu ngo reka iki ngiki Imana itaramwemeza kugira gute kukireka. ubu nibyo ashobora kugenda Imana ikamubwira ngo ibyo bintu biveho. nta muntu wagombaga kunkura ku rumogi mwana. ntabwo mubizi mwana, ariko mwana agira ngo wakubitaga bitose icyo bita ako ngako ntukavuge. nari nzi kukivunga mwana, nkamenya kuzinga intuza, nkamenya kugatoto kabisa. wabibonye jama, nkamenya kukavunga neza, ajya njondoramo imbuto nkuramo na bya bintu by'ibiti mwana mbijugunyari, nangiza nkakaroringa mwa narangiza ngagacoma kubita ku munwa, narangiza ngahita nyindura ingendo mwana, nkajya ngenda mvuga ngo naranutse. kandi ntabwo nabaga nebonja. nashimiye data wa twese utuze agahindura amateka, yavuze ngo amen. ahari ukuba urumogi hari ukubwiriza ijambo ry'iki mwavuze ngo Imana yaguhaye icyubahiro. iyi Imana irashoboye cyangwa ntishoboye? Imana irashoboye. irashoboye cyangwa ntishoboye? ndagira ngo mubwire ngo njye nta muntu wagombaga kuza kumbwiriza bitewe n'uko banyitaga shitani. rimwe nigeze gukubita umuyobozi w'umudugudu, yigeze kunkubita ntagiye ku irondo kubera nari narwaye umutwe. ubu ni ubuhamya njye ntanga, ntabwo yari abizi, mbutanga n'abatijwe. arankubita ndangije ndamubwira ntiwamemuke, ariko nanjye nzakwereka. nanjye nzakwereka mwana. avuye ahantu atima kugenda n'abantu b'irondo byari 9 nanjye ndamuherekeza mpita ninjira mu rugo afite ikintu bita inkoni. yari mfite igikote nari nacyambaye kigeze ku birenge, umukiga yarasize iwacu. akimara kwinjira abanyerondo bagiye, inkoni nyifate n'amaboko yombi nyimuvutura mu gatuza, agwagaramye arataka mukubita 3 ndangije mpita ngenda niryama mu rutoki, mpita niyorosa amakoma, induru ziravuga, abantu barahurura, nanjye niyorosha iki amakoma. bashaka umuntu wamukubise baramubura, kandi ikipe ryamye mu rutoki. kwesa kuri ahantu hakomeye wana. induru zimaze kuba nyinshi, abantu baje bahuruye ari benshi, igikote cyanjye ndakizingazinga, nanjye mpurura mu bandi. Mana we, nuko bajya bahurura bari batwibye bagahurura kandi mu bagize dutabara. kandi bari mu bantu bagize gutera bari batwibye. ubu niyo mpamvu ahangaha harimo abantu baje gushungera. ibyo nabyo reka mubwire ntuza we, dufite Imana ishobora bingahe byose. ariko Imana ni nziza. rimwe bigeze kuntumira Tanzania, aho bita Kasange, ndagenda ngezeyo, bari bumvaga ngo ikize umusonga umuntu Imana yakirire SIDA. bagezeyo mbona abantu baransuzuguye, nangiye kuvuga Imana irambwira ngo ndaje mbemeze. ntabwo njye nakwemeza, ariko Imana yakwemeza. Imana ishobora byose ngo amen. hari harimo umuntu urwaye inyonjo, ndabwiriza iri jambo nabwirije rivuga ngo noneho rero uyu munsi
munsi wa none ndakubohora iminyururu y'amaboko yawe. Birangije muri ako kanya Imana uwo muntu wari wajemo Imana iramunyereka, ndagenda ndamuzana murambika ikiganza kuri ya nyonjo ndamusengera. Uko nsenga Imana irakidikira inyonjo yarigita. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Abarundi bahita banjyana aho bita Ingozi ndabwiriza iminsi imwe hihana abantu 360 bangurira imyenda bampa amafaranga bitangura ibirayi bya Mukanagara ngura n'imyenda n'amagutiya meza matanzanira na Mukanagara na Barudomoro bahita baririmba bagubwa neza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mumuvuge ngo amen. Naje kukubwiriza nta mafaranga nkwaka, nanjye Imana yanyise nyiribyondo. Ubu ngubu nanjye nitwa nyiribyondo mu mujyi wa Kigali. Yes. Haleluya. Akanda kugikuta bikaka. Amen. Yesu Imana. Reka ngure mushumba. Karabe. Ariko babaniga baze kunkurikira. Ariko genda reba bo mwana. Yeureke ndebe. Mutipe adafite akantu yavuze ntimumukurikire. Mwihore ntimumukurikire. Aya ni amadolari. Ni amado. Noneho Imana yakwiciye umuzimu mwicara n'ubwa ushaka kumbaza ngo nanga ntayo nanjye ntayo nkubajije. Nuko Imana yanyiciye umuzimu. Ngo ndabesha oya mutaza kunkurikira nacyo nzi cyo nuko abayabanye bagize gute bayabonye. Nta n'ushinzwe kumenya umubare wayo. Ni Imana yambwiye ngo nzajya njya kuri banki, nanjye ndagenda nk'ababosi babitsa kuri banki bamwe baparitse amamodoka, nanjye ntacyo nateze ka moto nkagenda nkaparika ku murongo bakambaza ngo tuyaguye mu madolari cyangwa mu manyarwanda. Nkahita mbabwira ni muyame mu manyarwanda, nta gihe mfite cyo kuzagaruka kuyavunjisha. Bakayankubita nkayakubita umufuka, nkahita nsohoka ndirimba ngakomeza inzira wagize gute watangiye. Namaze kumenya ko gukorera uyu mugabo witwa Yesu nta gihombo kigize gute kirimo. Ijambo ryavuze ngo kubohoka ni ryari ni none aha. Amen. Ijyanye sha cyaje nabonye mfasha kuririmba muniza agashabaza aho ngaho, muniza kenda aho ngaho kagashabazi koroshye. Muniza kenda koroshye kananye ngufashe microphone. Ndabwira abantu bo muri video ngo mwitegereze agafilimi kugira ngo mumenye iyo muri mamusha. Wera aho kubohoka ni ryari? Kubera ko kubohoka ni ryari ni none aha. Gukizwa ni ryari ni uyu munsi. Uyu mwana mwamubonye murimo muramureba. Reka mvuge ngo uyu muntu aragereranywa n'abantu bo muri video kuko ubu niho mpagaze. Niho ngize gute? Niho uhagaze. Abantu bo muri video rero bamwe basenga ariko bagasenga baboshywe n'amagambo. Mana we. Abandi bagasenga baboshywe no gusabanya. Yes we. Abandi bagasenga baboshywe n'ubusinzi. Nukuri Imana ibabarire pe abantu. Hagarara gutya. Abantu bose bakubone bagira gute? Abibona. Kandi uyu muntu igihe cyose uravuga ati Mana ndashaka gutabarwa, Mana ndashaka kungirira neza, Mana ndashaka kubona umugisha. Ariko agize gute? Araboshye. Abanyonzi murahari, abakobwa murahari, ababyeyi murahari, abagabo bo rero ndabona bahari kandi barimo baranitegereza kabisa. Bagabo tuhe uyu nguyu yaragereranywa n'abasaba muri video babashwe no kujya gukomanga nijoro ngo erega ninge runaka gukingura naje. Mana we. Kavuga karabaye kabisa. Kagize gute? Kandi igihe cyose baravuga ati Mana ndashaka umugisha, ndashaka kugirirwa neza Mana, ndashaka gutabarwa. Mana niki gituma ncuruza ndahomba? Ni ukubera ko n'umunzani warawukase nagutanga ibyuzuye, niyo mpamvu nawe
wacuruza ugira ngo uriba abandi nabo Imana ikaza ikikoreramo hano ikaguteza abantuza baza bakikopesha barangiza ntibazagaruke kukwinjiza bakajya bajya kugura hano. Mana we vuga ngo Imana itubabare. Imana itubabare n'ukuri. Imana igiye gute uyu muntu kandi uzamubona no mu rusengero. Yego naho buje babamo. Iyo bigeze mu gihe cyo gutura ahita avuga ati mwana njyewe ibintu ni imitwe ayanjye sinayatura yava agahita ajya kuyarenga ntuza kuko nawe araboshe. agize gute araboshe. mungere mu buryo bw'Imana itubabarire. Amen. Imana itubabarire. Ariko ijambo ryavuze ngo ryari nonaha ryari barakore ryari bari muri santa ya video. Uyu mwana rero reka nze mupangire biswi urayikunda wayikugura wayirya. Yego. Wayirya. Yego. Reka nze nguhereze igikoroto ahangaha uhita ujya kuyigura mwana. Kanze ngureberemo ikinini mwana cy'ijana sha bityo ngahakire. Ntabwo tubaha gufata. Gerageza Ntabwo nabishobora. kubera iki Naboshye. iyo umuntu abasha ntabwo abasha kugira gute Gufata. sha ngubu wagifashe gerageza mwana. Ntabwo wajya ikate wenda wiyenge kureba ukuntu wagifata nacyo ndacegeza kumwe na kubera ko agize gute araboshe. agize ate ariko imurima murabireba abantu bo muri video. Noneho rero ndashaka gusengana kandi urashoboye n'umuntu wumva ashaka kubohoka. Amen. ushaka kugira gute kubohoka. mwavuze ngo amen. Kandi mwavuze ngo amen. Umuntu ushaka kubera ko wari urimo gusenga urimo gusaba umugisha urimo gusaba gutabarwa nako kabiswi wagacakira akira noneho nakomeye Imana amashyi noneho abasha kwakira kubera ko agize gute arabohowe. harimo umuntu ushaka kubohoka ngo azamure ikiganza. aho uri zamura ikiganza. sinabwiye ngo wirwe uzangaha. niba ushaka kwakira umugisha zamura ikiganza cyawe tugusengera Imana ikubohore. Imana igira gute Imana ikubohore. kubohoka ni ryari nonaha. gutabarwa ni ryari bariya batipe batagira ngo mba naje kubatuburira ntawe ndi bwake n'amafaranga. Iki ni igipapuro cy'abarwayi ba SIDA, ni igikarita cyabo. icya mbere cyararangiye, iki ni icya kabiri. Imana yanyirije SIDA ku itariki 14 bampa randevu yo gusubira kwa muganga kuri 15. ngezeyo basanga nta SIDA iri. iki cyaturutse muri tarake mu mashini yo mu rwego rw'igihugu cyemezaga ko ndwaye SIDA. Imana imaze kunyiza SIDA yarambwiye ngo njye kwa muganga barebe ko SIDA yashizemo. ngezeyo babanza gupima abasirikare bampa abasirikare 1026. ba muganga bari banyirukanye nsigaranye abasirikare 7. niba utagize ishyari wakomeye Imana amashyi ko ntacyo bigutwaye. dore n'iki ndimo ndirukanka nta muti nta rukingo uretse nze nkubwire Imana ishobora bingahe byose. ngiye gukora igiterane cyo gushima Imana ko yanyirije SIDA. bajya kumpimisha muri Province San Francisco mu Gatsata. bakora ubushakashatsi ku ndwara ya SIDA na mu rugo. iyo basanze SIDA irimo bashyiraho teranya n'ikaramu itukura ngo fata uguhambe tugushyireho umusaraba. kandi SIDA ntabwo igenda yonyine, igendana n'icyo bita ngurugu. barangije bakora ubushakashatsi barayo basanze nta SIDA irimo bashyiramo kuramo n'ikaramu y'ubururu. Amen. barebye rero basanga nta SIDA igize gute irimo bashyiramo kuramo n'ikaramu y'iki y'ubururu. wabirebye shaka dore ngibi izabiri warebye aha ni kuri mburugu. SIDA nikura mo na mburugu nikura
n'inzara nikura kwambara ingutiya nikura byose nikura wayikomeye amashyi niba nta warayikize koko bigaze kujya ku Gisenyi bwo kagira inkuru ngenda bateguye igiterane mpuzamatorero ndangije ndabwiriza harimo umudogiteri aravuga ati ibyo bipapuro ndabibonye ariko bashobora kuba baratekanitse ahita avuga ati uremera ko ngupimira aho ngaho ndabyemera umushumba wari wanumiye muri adaperi atangira guhinda umushyitsi amba n'icunzwe kirande ariko Imana yari yambwiye ngo ndi bubemeze harimo abanyitifu batatu harimo abasirikare n'abapolisi ariko Imana irakora cyangwa ntikora mbona nsanze kuri podiyumu bari bubatse podiyumu naririmbiyeho niyo nabwirizagaho ndangije bankubitamo agashinge baravoma tanta bakubitaho bashyira hariya mu minota 5 umuhawe umudogiteri ahita aza ati reka nkubwire nsanze ari muzima muri cya gitera wayikomeye amashima Imana irashoboye habwa icyubahiro Imana imbwira ibyo mudogiteri ndakubwira namubwira ni nubwo mpimye Imana imbwiye ko washatse umugore mumaranye imyaka 3 ariko byaranze ahita apfuka amati ndabimenya ko uri umuhanuzi rata ngahore nanjye mpita mukora mu mutwe wa dogiteri kandi nanjye narize muri siyanse z'umwuka twabata mbuga na Nyiramahanga ndabaga uwa mbere uhereye inyuma nanjye nkora mu mutwe wa dogiteri ndangije ndababwira n'aka kanya ndashaka ko dusenga abari abantu bakomeye bafite impuzamena ahangahanuze we nabo barapfukama Yobu yaravuze ngo kubaha Uwiteka ni bwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kugira gutezuka umuntu ushaka kubahoka nazamura ikiganza musenge aho uri mu mwanya wawe ntabwo nkwiye kuzangaha mwavuze ngo amen mwami Yesu nagushimiye ushimiye kuri no kwa gukomeye ushimiye ku ijambo ryawe ndikambutse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti aba bantu bafashe umwanzuro muri santere ya video Uwiteka turasenze n'umucyo bwariyo turasenze w'amarukana ndetse mu izina rya Yesu Kristo abari babashwe n'ubusinzi abari babashwe n'amagambo abari babashwe n'ibyo byose ndabasengeye guhere noneho babohore masaranga babohore Mana babohore abadamu babohore abagabo babohore abasore babohore abakobwa mu izina rya Yesu tugukomeye amashyi tugushimira ko abantu babohore mu izina rya Yesu Kristo amen ariko ndashaka kukubaza mushumba kuko ndimo ndataha njye Kigali wowe urasigara Gahini urasigara Gahini hano kuri video mu kanya ugiye kotsa kandi ndabaha burusheti ugiye kubaha burusheti maze kubaha ijambo ry'Imana aba bantu kureba abantu mukunda nzabenda muzamure ndebe ariko wakujya gutawe bose baragukunda wabwiye ari watimbe oya pretse abantu bagukunda bivuye ku mutima hari inshuti zanjye abantu bamukunda bivuye ku mutima harimo abantu rero bagukunda kubera ko sinumva mwana ugira burusheti iyo bigeze kuri zingaro rero none ikirayi ariko nk'ubu nk'abantu bari hano bavuga ko bashaka kuzajya baza bakabohoka bafashe umwanzuro wo kubohoka abyumva cyane rwose bagusanga hehe atari hano ku cyokezo ahangaha niyo baza gushaka burusheti
aha niho baza gushaka iki burushete wifunika mikuki kugira ngo se nikure katakuri umuhanda wo hepfo umuhanda ubwo wa kabiri uvuye hano umanuke gato yego utambike gato utyo urakomeza ugera imbere ari ikintu utaruzi abatitabazi ndi mu nzu y'inkoko makunze natangiye itorero ahantu hahoze inkoko niho natangiriye mbwiriza ubutumwa ngiye nari n'agasore katagira n'umugore ashobora ni umuhanda mwana urashoboye urumva nabwirije nagiye kubwiriza nta muntu n'umwe urimo yego ndabwiriza Imana izana abantu yego Imana ukayizana iki abantu harimo abadamu abagabo abasore n'inkumi nanjye narahaje isi itarimo ndetse n'abandi nabo ari hano batipe nabonye bagiye basura benshi kandi harimo n'abandi nzi nabonye noneho umunsi umwe utagira ukusi fata umwanzuro mbona ko ubwami bw'Imana kubwagwa nta n'icyo bitwara uravuga ati ngiye kongera naguruka ubwami bw'Imana mbwira abashumbye ati muzi n'ibindi nakire mukomereza aho naringeze reka gende nongere nkomereza ahandi ko ubwami bw'Imana buhora bwaguka mbese abandi bababwira ati rero n'abakiruse mube mugumya nanjye reka ngende icyakora icyo nababwiye n'iki arabwira ngo mwana muzajya muza kunsura nzabakumbura abantu bagusanga hepfo gaturuka ku muhanda wa kabiri ku ishuri kwa Riyeti ku ishuri kwa Riyeti niho uzajya iteranira kuwa kangahe ku cyumweru isaa 2 za mu gitondo kugeza saa 6 sava nimugoroba ukabokereza burusha ariko Imana yavuze noneho aba bantu rero nabonye n'inshuti zawe abantu baragukunda bazaza no kugusura ntacyo bitwaye nanjye nzagaruka nze kugusura ariko nzaza mvuye aho bita Mwanza nzagenda mu cyumweru cya kabiri cyo kwa gatanu uzaza uvuye Mwanza nzaza mvuye Mwanza uzaba ufite n'amashinigire ya Tanzania ku mafado noneho rero Imana y'amahoro nibaho umugisha ubwo Danieli nawe naza dukubitire w'indindirimbe mwe dusubire Kigali ubundi natwe dusubire i Kigali mushaka umumotari uhita umanukana nabo babonye abagenzi yego izina ry'Imana nihabwe icyubahiro haleluya